Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Mwiriho neza mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV. Nakagaruka rero uyu munsi nanone tugiye kubagezaho ibyaranze umunsi w'ejo kuwa gatandatu ku itariki 29 z'ukwa gatatu 2025 hano mu karere ka Rwamagana ndetse no mu gihugu hose. Nibyo koko kuri uyu wa gatandatu tariki 29 z'ukwa gatatu 2025 mu karere ka Rwamagana hakozwe umuganda rusange wibanze ku bikorwa byo kurwanya isuri, kwita no gusukura inzibutso za jenoside no gufasha gusana inzu z'abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Perezida wa Sena Dr Karinda François Xavier, Vice Perezida w'umutwe w'abadepite na Honorable Senateri Gahamanyi Bibiana Mbaye, Guverineri w'intara y'Iburasirazuba n'abandi bayobozi bifatanyije n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana ndetse n'abaturage bo mu murenge wa Mwurire mu muganda wo gusukura ku rwibutso rwa jenoside rwa Mwurire no gutunganya umuhanda werekezayo wa kilometero 8. Abitabiriye umuganda rusange usoza ukwezi kwa Werurwe bibukijwe ko twatangiye icyumweru cyahariwe ibikorwa bigamije kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa. Basabwa kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda no guhangana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Perezida wa Sena yagarutse agira ati turashaka guca intege abantu bakwirakwiza ibihuha n'ingengabitekerezo ya jenoside kuko iki ni icyaha gikomeye cyane. Ati igihugu cyacu ntikizihanganira abantu bica ubumwe bwacu. Imiyoboro y'ikoranabuhanga tuyikoreshe ducengeza ubumwe bw'abanyarwanda muri ibi bihe tugiye kwinjiramo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku nshuro yaho ya 31. Turasabwa rero kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, dufata mu mugongo abatishoboye. Uru rwibutso rwa jenoside rwa Mwurire ahakorewe umuganda rusange wa none ruruhukiyemo imibiri irenga ibihumbi 27 y'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bisobanura ubukana jenoside yakoranwe kuri uyu musozi uri kubakwaho urwibutso rwa jenoside rw'akarere ka Rwamagana. Mu gusoza uyu muganda kandi abaturage bagejeje ku buyobozi ibyifuzo n'ibibazo bikeneye kwitabwaho n'uburyo byakemurwa. Munyemerero tubakurikiranire uko iki gikorwa cyagenze, uburyo uyu muganda wagiye witabwaho ndetse n'abaturage uburyo batondeye umugozi umwe kugira ngo babashe kuba bakibakira igihugu dutuyemo. Perezida turabashimiye ko mwitabiriye umuganda hano muri Mwurire. Shime cyane n'abaturage bacu bafatanije kandi nabo bitabiriye ari benshi. Tumaze kumenyera ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu umuganda usoza ukwezi tuwukora tunategura gahunda tugiye kwinjiramo iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Aha rero twahuriye ku rwibutso rwa Mwurire, ibikorwa twabikoze n'ahandi ku nzibutso zigeze kuri 36 ziri mu
turere dutandukanye tugize intara yacu. Honorable Uwineza Berin musanzwe mumuzi akoze Amagana oye Urire oye Raho neza Rakoze abasuje mwese werekeza kuri uru rwibutso dukora isuku mu rwibutso imbere dutema ibyatsi birimo nubwo imvura yabaye nk'idutenguha ariko nagira ngo mbashimire imirimo myinshi yakozwe. Ntabwo nabasha kwishyira mu mibare cyangwa mu mafaranga ariko urebesheje amaso ibikorwa byakorewe ahangaha namwe mubirebye murareba neza imirimo yakorewe ukuntu ingana. Bibaye ari ibikorwa n'abantu bakeya murareba ko byamara iminsi myinshi, ariko kubera ubwitabire mwagize uhagije kandi mukaza koko mwabukereye mufite imbaraga hakozwe igikorwa kigaragara. Nk'uko nyakubahwa guverineri yavuze ko iki ari icyumweru kibanziriza kwibuka, ko ari icyumweru cyo gushimangira ubumwe n'ubudaheranwa ndetse no gukomeza imirimo yo gutunganya neza uru rwibutso. Turagira ngo twunge muri koko tubibashishikarize muzakurikirane ibiganiro bizatangwa mubigiremo uruhare kandi mwitabire no gukora koko imirimo ituma urwibutso rurushaho gusa neza. Abaturage b'akarere ka Rwamagana cyane cyane abo twahuje gukora umuganda w'uyu munsi, nagira ngo nongere mbashimire n'ikindi kintu kimwe cy'uburyo nabonye mufite ubwitabire kandi mukaza mukeye mufite isuku rwose musa neza kandi mugakora umuganda mwishimye. Ubundi twazara gukora n'ibikorwa birenze ibingibi nuko hari bitewe n'igihe no kuba tubona imvura ikubye, ariko dushimishijwe n'imbaraga mugaragaza. Tukaba tubashishikariza ko ibyo tutabashije gukora ahangaha muri iki cyumweru muzabikore. Nuko rero twabonye mufite isuku, turagira ngo tubashishikarize gukomeza iyo suku no kugira isuku mu ngo zacu, aho dutuye, no kwigisha n'abandi kugira isuku, kuko isuku ni isoko y'ubuzima. Murabizi indwara nyinshi zandura biturutse ku isuku nkeya. Ibyo ni ibintu muzi neza. Rero tuzakomeze tugire isuku, dukomeze tugire imbaraga zo gukorera igihugu cyacu, dufatanye mu mirimo yo kubaka igihugu cyatubyaye. Aba rero kugira ngo soze nongera kubashimira, babwira yuko inteko ishinga amategeko n'intumwa za rubanda turi kumwe namwe. Turi kumwe namwe kandi ibibazo byanyu turabyakira, mujye mubitugezaho tubikorere ubuvugizi kugira ngo bikemuke koko. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa.